njya hanze nibwo nahise njya kuri uriya mugabo bagiyeho ntiyewe gacami ntindarigushije uzi ko ndongowe n'umwana nabyaye. Byagenze gute? Urabona jewe rwose pe ndara ukunguku ndi niko ndara nuriya mugabo arabizi. Ubwo rero uburyo yaje kuzamura nawe ibaze saa 5 z'ijoro umuntu abasinziriye ntiwamenya ngo hari icyo muri buhure. Ubwo jewe nagiye kumva gusa urabona abagore bo mu cyaro ntitugira imyenda twambaramo imbere ngo igihe cyose ube wambaye uraranye. Ubwo rero uburyo yabizamuye n'uburyo yakuyeho iyo kuvurora indaramo ntacyo mbiziho. Ubwo rero gusa namwumvise andiho ko birangira yasunitse rimwe numva reka da ndavuga ati ibi ngibi ntago nk'ijambo ntibi bintu uri mu mbega nahise menya ko ari uwo mwana turi kumwe mu nzu kuko nari mbasiganye na se mpita nibaza ko se nyine yagiye mu kazi. Ubwo rero byarangiye tugundaguranye kuburira aranankubita dore ndimo ndakira ibikomere. Ubundi ndasohoka njya hanze nibwo nahise njya kuri uriya mugabo bagiyeho ntiyewe gacami ntindarigushije uzi ko ndongowe n'umwana nabyaye. Yajya kuryama ahasigara umwana na se muntu uza muri saro. Ubwo rero ntiyamenye igihe se yagendeye yagiye kumva ku buriri yumva umwana muri hejuru. Ise se yagiye he? Ku kazi kwironda agira ngo ni umwana nako agira ngo ni se uje gutera akabariro yagakorakora umupira yumva sise. Ubwo rero nibwo yahise amwishitura amukubita hasi ava ku gitanda agwa hasi. Yakora kwe yumva sise umugabo bari kumwe. Nyine yaramaze kuyishyiramo ngo yumva ngo ntingana niyase. Noneho rero ahita ayivumburamo noneho amukubita hasi.